twabateguriye ibihe byiza, tutegura ibihe byiza, nabazaniye umutumirwa, abantu benshi muramuzi, inshuti yanyu, inshuti yacu, umuramyi mwiza cyane, umukozi w'Imana twemera, usizwe, uri mu mavuta menshi. Uyu nguyu nta wundi rero ni pilote Sepoli, umwita Sepoli, araza kwivuga neza, ariko mbere yuko dutangira ndashaka abanza kore ku nganzo yiwe, aririmbe bukeya, atubwire tumenye uwo ari we, tumenye uwo ari we, ni umuntu ki, aririmbe gatoya, ubundi bindi turabikurikizaho nyuma. Araza kutwibwira nyuma, ariko yabanje gukora ku nganzo yiwe. Bagira ngo umukozi w'Imana Espoir uri kuri kamera, nawe turamusuje cyane, amwerekana, mubereke, murebe umukozi w'Imana Sepoli Pilote, umukozi w'Imana mwiza cyane rwose, usizwe amavuta muri iyi minsi. Reka dutangire aturirimbire umukozi w'Imana. Murakoze cyane, ndabashuje mwese, Imana ibahe umugisha. Nishimiye ikaze umpaye cyane, ndagishimiye, biranejije cyane. Amen. Reka mbere ko tuganira nk'uko bivuze, reka turirimbe karimbo gatoye ku gitabo gushimisha Imana. Amutuvubira imvura uko wasezera, tuje guhabwa umugisha udusoze, kutuvubira imvura iyo ahoze habujojo tumuvumi wawe, utuvubire imvura iyo umugisha wawe, ahoze habujojo Amen, amen. Hallelujah. Yes. Turagushimiye mwami, turaguhimbaje, tugushimiye kuri Imana yo kwizerwa. Tumaze kurima turavuga ngo mwami, utuvubire imvura y'umugisha, utuvubire imvura y'umugisha kuko wadusezeranyije mwami. Turagushimiye kuri Imana yo kwizerwa, turagushimiye kuri Imana yumva, turagushimiye kuri Imana isubiza, turagushimiye kuri Imana isoza amasezerano. Icyo wavuze ku buzima bwacu kizasohora, icyo wavuze ku gihugu cyacu kizasohora. Turagushimiye mwami, tuguhaye icyubahiro, tugushize hejuru. Niwe Mana yo gushimwa, niwe Mana ihambaye, niwe Mana yumva gusenga kwacu, niwe Mana turamya buri munsi, niwe Mana duhimbaza buri munsi. Urakoze Yesu, urakoze kuri Imana yo gushimwa. Tugusende twizeye ko uri Imana ibikoze mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Arakoze cyane umukozi w'Imana Sepoli Pilote. Ugiye gutangira rero wibwira abanyarwanda, abatuye isi bose. Hari abantu benshi bari gukurikirana hano iki kiganiro, hari abatuye Bujumbura, ndagira ngo nawe atuyeyo uraza kutubwira amakuru yawe yose, tubwira ahantu wagiye uba. Hari abantu bakurikiye bari za Australia, bari Amerika, bari i Burayi, ahantu hose, ahantu benshi cyane bakurikiranye. Harimo n'umukozi w'Imana Elize, ndamuzi, akunda gukurikirana ibiganiro dukunda gukora. Elize bigira Imana, umukozi w'Imana twemera cyane, nawe turamusuhuje. Hari abantu benshi bagiye gukurikirana, so ndashaka utwibwire, wibwire abantu bose, turanabakire n'abo bantu turi kuvuga bari hanze y'u Rwanda, bari hano mu gihugu,
bose turabasuhuje inshuti zacu abakunda impano zacu Imana yaduhaye abakunda igisirimo cyane cyane abakunzi b'ibisirimo turabasuhuje aho muherereye hose. Rero koze Imana Espoir reka tutangira twibwira Imana y'umugisha. Murakoze nkuko koze Imana Nzungu bivuze nitwa Espoir PILOTE niyo mazina yanjye data na mama banyise niyo mazina ariko ndangamuntu abantu benshi bakunda kuvuga ngo amazina ngo nayawe ngo nayigikongomani ni cye kirimi. Espoir ni izina rya sogokuru wanjye kandi aracyariho n'ubu arahari. Espoir yes bisobanuye ngo umwuzukuru wa mbere w'imfura kuko papa iwabo ni imfura so nanjye ndi imfura mu rugo anyita Espoir PILOTE ari niyo mazina yanjye mfite. Yes bisobanuye ngo umwuzukuru wanjye wa mbere. Yeah niyo bisobanuye ntabwo tubeshye ntabwo nabeshya. Naho PILOTE muziko izina PILOTE ari izina rya ari ni pilot nyine ni umutwazi w'indege. So PILOTE genda umutwazi uyobora abantu mu kuramya Imana. Numva ni ngewe uri kurivora niyo mpamvu yanyise gutyo. Yeah nuko mukomeze unuvuga ngo Espoir bisobanura ni izina ry'umuryango wa banyise. Yego noneho PILOTE ni umutwazi uyobora abantu mu kuramya Imana. Yego none se iryo zina wari kuye byabaga mwabagahe bari kwise bigendeye kuki urumva ngiye navutse cyangwa n'abantu bibanyu bose bitwa ba Espoir oya siko bitwa ni ngewe gusa kuko navuze ko ndi imfura mu rugo ndi umwana wa mbere ahubwo ntagiye kubyumva neza. wabyumvishije? Yes nabyumvishe kabisa. Urakoze cyane. Aho komeza twibwire sasa kuko watangiye kuvuga ngo se natangiye gute mu rugo iwacu navukiye aho ntuye iwanyu umuryango wawe urumva ngewe navukiye muri Kongo ariko dukurira mu Rwanda niho batuye papa na mama batuye mu karere kitwa Kamuhanga mu majyepfo Igitaramo niko bahitaga kera. Uziko nanjye ndo mu ntara buri so bakora hano so bwari buriya nuko ntashatse kuvuga urana n'umuntu ku ruhanga bw'ibyuma Espoir nawe no mu ntara nukuri so bako turabavandimwe bimuhanga rwose turabasuhuje umva bubaho kabisa cyane bubaho nuko batuye Muhanga ni naho nakuriye niho narerewe nkura. Tugiye kutubwira cyane uko wakuze umurimo w'Imana waje kwinjira gute mu gukura kwawe. Yes nicyo cyane twiri kwinjiraho muri kiganiro cyacu twagiranye nawe twashaka kumenya impano kurimo yo kuramya Imana. Abantu benshi bakwibazaho cyangwa umukozi w'Imana kubera icyaramya Imana kubona ubwiza bw'Imana buramanuka. Twashaka kumenya amavu n'amavuko y'iyo mpano yawe byavuye byatangiye gutura umwana. Ubundi umbajije ikibazo cyiza cyane nange ndakigusubiza neza. Ubundi kuntu natangiye ndamya Imana cyangwa se ndirimbira Imana. Ubundi cyane nubwo narimbaga indirimbo z'Imana nkubeshya nakunda indirimbo zaho zisanzwe music arizo twita secular yes nizo natangiye nkunda cyane. Izi z'isi ntabwo nazinjiyemo cyane ngo nziririmbe ariko narazikundaga. Nkumva injyana nkumva Bob Marley nkumva Lucky nkumva Michael Jackson. Konzi ko abantu bose bakunda ba Bob Marley kandi baba bafite agacupaho. Nta muntu icyo nzi cyo ntumbeshye nta muntu wagiye mu turimbo ngutwo warangiza adafashe ku gacupa. Ugiye kutubwira ko wanyweye agacupa ko mukozi w'Imana? Oya muzabwanya ntago nigeze nkoraho kandi none se wagira gafuri gute zo gucuranga biriya bintu izo free zaterwa na music nababagamo. Numva nge natangiye niga guitar acoustic guitar. Watangiye ukunda umuziki? Yes no ntangira kwiga gucuranga indirimbo z'isi nizo natangiye nahereyeho. Ntarajya muri gospel nakundaga secular ntangira kuzicuranga ntangira kuzumva
birangiye ntangira kumva sasa indirimbo za gospel nkajya numva uko mu rugo wacu papa na mama papa yari umuririmbyi akunda kuririmba n'umucuranzi ndashaka tugende gahoro ukira aho ngaho utubwiye ko watangiye ukunda indirimbo z'isi yego biza kurangira winjiye muri gospel turashaka tumenye ese umuntu ushaka kumva ushaka kubumuramya kuko abo ngo abantu bakurikiye hano bari ahantu hatandukanye bashaka ko baririmba batajya banaririmba pe batazi no kuririmba yego byaba byiza buri wese agiye gutangira akajya atangira ku ndirimbo z'isi akazumva akaza kuza muri gospel iyo niyo nzira umuhaye akava muri z'isi subira mu neza nago nyumvise neza nawe atangiriye mu ndirimbo z'isi ajya yumva indirimbo za Bob Marley umuntu utaratangira kuririmba aya ni amahame yiwe nanjye yari amahame yanjye birasa n'amahame n'amahame yiwe yes ngaho tugira yawe turaza gusoza nyuma twumve ayanjye rero naje kumva komeza kunda music ariko nkajya numva indirimbo z'Imana nkajya numva indirimbo ziramye Imana ndamwibuka umuntu wanyespiye cyane watumye nkunda kuramya Imana watumye nkunda gukunda Imana nari nkiri umwana cyo gihe urumva nari mfite nk'imyaka 15 10 atapana uri kuvuga igihe umuntu watangiriye ku experience wanyespiye ni muzisi cyangwa ni muzimana yego byari aho ndabyibuka hari muri nari mfite nk'imyaka 17 16 gutyo aho ngaho ndamwibuka umukozi w'Imana mwese muramuzi bamwita Apollinaire yes Murundi Murundi arakarimbo uzi yaririmbye yo nyinshi kesh cyane nyinshi ndaza karirimba yego umva uwo nguwo yaje kunyespira noneho ndibuka indirimbo ya mbere natangiye kumva ni indirimbo ivuga ngo uri mwiza Yesu nguri mwiza ngo reka mbivuge uri mwiza iyo ndirimbo yego karavuga ngo uri mwiza reka ndabivuge uri mwiza Yesu uri mwiza iyo ndirimbo nanyumva kuri radio yayimvije kuri radio bataga radio byizigiro ni radio y'u Burundi wari uri Burundi icyo gihe nari mu Rwanda ariko noneho nakunda kumva ka radio ikiganiro ibiganiro by'Imana cyangwa se abantu bavuga ubutumwa bwiriza noneho sinzi ukuntu nagize nshyira kuri radio yitwa ibyizigiro ni radio ubwo mu Rwanda ni ibyiringiro bashyiraho iyo ndirimbo yo ndayikunda cyane mpita mfata gitari kuko ntaramye n'amanota neza mfata gitari ntangiye biraho ariko nari maze kunywa tunote twa dore mi fa sol ndagafata nanjye ndagacuranga numva kuva icyo gihe nibwo nahereyeho nkunda gospel kuva icyo gihe nubwo natangiye kumva gukunda indirimbo z'Imana uri mwiza man reka mbivuge ngo uri mwiza ni ukuri ko Imana aponera ahantu ari uwubahwe waranyespiye kabisa ahantu uri wubahwe turamushuje Burundi Imana igumugisha icyo gihe se mu buryo bwa musique tugira ngo dufashe n'abantu mu kuramya Imana ariko na musique ndabizi neza ko twagiye tumenya amakuru yuko wari n'umunyamuziki ibintu byo gucuranga wari ubiziho icyo gihe watangiye ryari gucuranga n'izindi instrument ubundi uzizi unize instrument ucuranga instrument yes instrument nje ncuranga umva nakuye ko natangiye kwiga guitar acoustic guitar so nyuma nza kuvaho nyuma nza gukunda byose numa shaka kumenya byose numa shaka kumenya piano numa shaka kumenya bass numa shaka kumenya drums numa shaka kumenya guitar solo byose yes hari na solo hari bass yego hari piano na drum byose numa shaka kubimenya ibyo rero ama drums nkuzi ucuranga drums kera ariko none se ushaka byose burabizi umuntu agushize kuri gitari bass wayicuranga agushize kuri solo wayicuranga agushize kuri acoustic wacuranga drum wacuranga piano bimeze gute ushize reka ngusubize ushize kuri gitari nacuranga ushize kuri piano
gitari washyira ari bass ari acoustic ari solo nacuranga ari piano nacuranga kandi none ikintu cyaje kunyinspira cyane none mbikunda kubikora nkacuranga ndirimba kandi urabizi ko abantu umuntu wakwigisha n'umuntu ushaka nk'ubu ko nshaka kwiga base wayinyigisha nakwigisha cyane urumva ntago ndi umuhanga cyane kuri bass ariko ufite notion yes hari fondation nziza abakunzi bacu ba United Brothers murabona ko dufite umuntu w'umuhanga hano abantu bajya bambwira ngo mwishe gucuranga drums Nzungu anga urakabije ntago ndi umuhanga ndi umuhanga ariko ibyo byose wakwigisha umuntu urumva ntago ndi umuhanga cyane ariko bere byose ndagerageza so gukomeza rero gutangira ucuranga uririmba Imana mu itorero utangira gucuranga watangiye gucuranga ibyo byose utari mu itorero watangiye kwinjira gute mu muhamagaro noneho winjira mu itorero utangira mu itorero kugeza amagingaya yego urumva twatangiye kumbera ko nese nkunda gospel nakunze kuririmba indirimbo za gospel kuva icyo gihe numvishe ko nese numva ntabwo n'indirimbo zisa ariko ari mbi burya nazo hari amagambo zigira ukwa bihariye ariko n'indirimbo za gospel noneho zirushijeho kuko numvishe ari wo muhamagaro wanjye numva ariho nahamagariwe gukorera Imana icyo gihe ntangiye kumenya gucuranga hari church nahise ninjiramo ubwo namaze gukura ngize imyaka 20 n'ibiri gutyo n'umwe 20 gutyo icyo gihe mpita ninjira mu itorero bita Goshen Hall Church imuhanga yewe n'umukozi w'Imana witwa Apotre niyo mungere Costa ahana uramuzi ahana ari yubahwe ndamushuhuje yubahwe ndamushuhuje nuko ntangira kuri piano umva nari worship leader waho ntangira kuri piano furanga turangije hari makorari gusa gihe nta worship team bagiraga worship team iramye Imana indirimbo za present worship icyo gihe rero ntangira kwiga icyo gihe mbikora noneho nk'umuhamagaro dushinga worship team tumaze kubaho umukozi w'Imana niyo mungere Constantine araza aduhesha umugisha arayisengera aravanga iyi worship team kuva none ndayisenge nyeshura umugisha ibeho ntizongere kubura ukundi kuko icyo gihe hari amakorari gusa nta worship team twagiraga by'amakorari gusa byo kubyina gusa noneho icyo gihe turayishinge ibaho na bugingo n'ubiracyahari nuko nakoreye Imana tukayituramya tukaramya nuko icyo cyagenze yes uvuye cyangwa n'uburacyariyo ni ugikora muri w'Imana waje kuva ngubu konzi kubungubura umukozi w'Imana wenda aho nzi ko maze imitsi nkubona mu itorero rya Espoir Gospel Church hano Kigali Kimironko waje kugera hano gute so umva rero mbere kuntu naje kuva Muhanga hari church yamamagaye yitwa Zion Temple iyobowe n'umukozi w'Imana Apotre Gitwaza inza gukora umurimo w'Imana iri Rwamagana umva nambaye muri Gosheni umva nambaye mu ntara njya mu yindi ntara so ndashaka kuza kubwira ko navuye mu ntara noneho inza mu murwa kandi urabizi ko Yesu yavuze ngo yakuzahuye mu ntara birenze so kubitwa gusa birenze no kubitwa ariko n'abantu bari mu ntara ntago tuvuze ko babayeho ntago babayeho nabi ndavuga ku giti cyanjye ari n'amahema yawe nanjye n'amahema yanjye so inza kugirwa amagana muri itorero rya Zion Temple naho mba worship leader waho twa muri worship yitwa Azafu ariko ihangane nkubazeho gatoya utubwiye ukuntu wavuye i Muhanga ujya kujya i Rwamagana wahavuye uvuze ngo uragiye gusa cyangwa wahavuye ukoze ibyaha baragutenze barakwirukanye wahavuye gute shaka tumenye kuva ahantu umuntu ava kutorera rimwe ajya kurindi ese kubera iki wahinduye kucyo wavuye ahantu ugirwa Rwamagana niho hari hafi y'iwanyu watubwiye ko iwanyu ari Muhanga wahinduye kubera iki wahinduye itorero
uva ahantu ujya na kure deje. Yego. Urakoze. Koko abantu bankurikiye ndashaka ngo mbasobanurire ndazakugira ngo koko navuye tero nari ndimo mutagira ngo naratenzwe cyangwa se nakoze amadega. Nta matega nakoze. Umva nakure mu nzu y'Imana nkunda umurimo w'Imana no kuririmba. So njya kugenda narasezeye nk'abantu twakoranye umurimo ndababwira ko baye ngombwa ko ngiye gukora umurimo ahandi ndabibasobanurira maze kubibabwira barambwira it's okay bampisha umugisha ngenda amahoro ndasezera ntabwo nagiye nabi rwose oya yego nuko ngize Rwamagana naho banyakira neza nukuri ko Imana banyakire neza nakirwa n'umushumba bita Pastor Kalisa icyo gihe niyo yayoboraga yari umushumba waho naho ahantu ari yubahwe ari Canada yubahwe ndamushuje cyane ari muri Canada Imana imumugisha nukuri umva ahantu ari yubahwe ndamumva nari mvuye kundi mushumba nari mvuye ku mata njya ku yandi mata ku mata n'ubuki so nukuri kwima Pastor Kalisa ngira ngo ariko turamuzi ndamuzi wabadi Rwamagana nzi kwaje ku Rwamagana azi Kigali. Yes. Agumva koraga umurimo w'Imana iri Rwamagana ataye Kigali. Aba Kigali agenda buri munsi azi Rwamagana buri munsi. Yes. Nayo turaza kubigeraho. Ngeze Rwamagana nyakira neza. Arambwira wowe karibu cyane udufashe muri Azafu nukuri ujukenewe kandi nukuri nahageze banyakira neza arabaririmbyi banyakire neza araba Kristo mu itoro banyakire neza cyane umushumba niwe wamaye ikazi. So naje nk'umushiprida nkabikora ncuranga piano nkanaririmba ariko icyo gihe yes ndi kuririmba natanye ubivuga ko nakubwiye ngo natangiye gucuranga nanaririmba icyo gihe byaranyokamye karandi Yesu nyokama nibyo nkunda ku buzima bwanjye. Yes nanaririmba ni ibintu binyespira cyane kandi bituma nkunda cyane. So icyo gihe ngeze Rwamagana nuko ntangira kuri umurimo w'Imana turaramya twagira ibihe byiza twakoreye Imana icyo gihe ndabyibuka 2016 17 gutyo Rwamagana biza kugenda neza. So icyo gihe rero twihuse kurunaje Kigali rero wavuye Rwamagana uzi Kigali. Yes niho nshaka kuvuga twihuse kunaje navuye Rwamagana uwo mushumba Pastor Kalisa rero niwe wamvanye Rwamagana icyo gihe bareraje kuyobora bari bamuzanye i Kigali arambwira ati ko numva nakwifuza ko twajyana yaremaze gukunda cyane nange nanamukunze cyane nange nanamukunze cyane nuko gusenga pe cyane koze Imana uramuzi uramwibuka ariko koze Imana ukunda ikintu yangacanganya yanga umuntu ucangacanga uva mu bintu yanga umuntu uva mu murimo ukora umurimo w'Imana agakora n'ibyaha cangana rero canganya ni ikinyarwanda kivango yanga umuntu uvanga akaguru kamwe ni ikinyarwanda canganya gucanganya ushobora gufata ibintu kabicanganya yes yangacanganya cyane yanga umuntu uvanga umurimo w'Imana akajya mu bindi bidasobanutse ubwo ni ibyaha wabyumva nawe aranzana turazana ni wanzanye i Kigali ndonge ndabivuza ahantu ari yubahwe Imana imumugisha antoza gusenga Pastor Kalisa yantoje gusenga antoza umurimo w'Imana antoza kuvuga antoza kwinginga numwingizi ukomeye cyane Pastor Kalisa numwingizi ukomeye cyane kandi yubahwe kabisa nuko yatangiye naje i Kigali amaze kunigeza i Kigali tubana no mu nzi we amicyumba muri chambre ye arambwira ati mu nzu ye twarabanye mu nzu arambwira ati ngwino ngo icyumba hano ngo akira uryama hano dukorane murimo turakorana cyo yaraje kuyobora Zen Temple iri Kicukiro hejuru Nyanza bisa nkaho ugiga hanga gatoya naho ngaho turazana naho dukorana umurimo w'Imana tugera n'ibihe byiza ariko ntabwo twakoranye umurimo w'Imana gusa mu nzu ahubwo twakuze kubana n'ubuzima busanzwe mu buryo bw'umubiri n'uburyo bw'umwuka tukabana mu masengesho murakoze cyane
umuntu wageze akakuzana akagushyira no mu nzego Yes. kugira ngo uzajye umucurangira ariko urumva ntago nari nzi gusenga nararimbaga ariko ntazi gusenga ntakundi ijambo reka nongere mbwira abantu baririmba reka mbashishikarize ngo mukunde kuririmba kandi mukunde no gusenga no kumva ijambo no gusoma ijambo ry'Imana anyigisha gusoma ijambo ry'Imana anyigisha gukunda ijambo anyigisha je uzuko kera bajyaga babwiriza nkasohoka warabizi kera ajya babwiriza nanenza kuririmba hisohokera utazi gusenga utazi ijambo ntabyizi ijambo ariko ubwo naje kumenya ijambo cyari cyo ijambo ry'Imana nasanze ko uko umuririmba idasoma ijambo nta buzima bufite ubu n'abanyarwanda n'abantu bose bagukurikiye ahantu bari ku isi yose hitubatura ijambo rikuri mu mutima uvuge ati mbaturira ijambo riri muri Bibiliya rivuga gutya. Yes, urakoze cyane. Ijambo nabari muri Bible nkunda cyane ni ijambo riri muri Zaburi 31:30 14:30 muri Zaburi haravuga ngo Uwiteka munkurikire neza muranyumva haravuga ngo Uwiteka abakiranutsi banjye baratatse reka tuhasome ntago hasome nanyumva aravuga ngo abakiranutsi banjye baratatse Uwiteka arabumva abakiza amakuba n'ibyago byabo byose Zaburi 30 Zaburi 31:18 sorry yeah 18 oya 18:34 sorry bibaho kwibeshya 18:34 yes yeah 18:34 niko avuga ahubwo 34:18 rero ndebera 34:18 tumenye kujya usoma ijambo kuko z'Imana 34:18 Zaburi 18 abakiranutsi banjye baratatse Uwiteka arabumva abakiza amakuba n'ibyago byabo byose nibyo ndabashishikariza iri jambo Zaburi 34:18 haravuga ngo abakiranutsi banjye baratatse Uwiteka arabumva abakiza amakuba n'ibyago byabo byose ayumvishije murumva rero ibintu byaryoshye umukozi w'Imana yewe mbashaka ngo tugendere mu kuri atatubwira ko yasomye ijambo ry'Imana nawe atatubwira n'ijambo riri ku mutima ariko rwose Imana igumugisha yavuye mu rugendo yewe intara zose wazengurutse ugenda uririmba Imana igumugisha rwose abantu bose aho muri rwose turashaka muze kwandika muri komanteri muvuge icyo mwumva mwakwatura kuri umukozi w'Imana muvuze ngo Imana imuhumugisha Imana imugire gute abantu rwose uyu ni umukozi w'Imana nanjye ndamuzi murumva kuva mu ntara ukajya mu yindi ntara uri kugenda ukorera Imana uri kugenda nta kindi kikujyana kujya kuririmba no gucurangira Imana Imana igumugisha sipori pilote Imana igumugisha cyane ndabakiriye cyane aha ugiye kutubwira sasa waje kuva hariya gute uza muri Foursquare Gospel Church murakoze cyane ukuntu naje kuva intero nari ndimo ubwo nababwiye ko ari Zion Temple Foursquare Church ukuntu yigezemo hari abakozi Imana benshi twakoranye twakundaga gukorana umurimo w'Imana barimo benshi cyane si ngombwa kubavuga ntago ari ngombwa nibo bamamagaye ngo dukorane kuko nahise mbasura nsanzwe dusurana dukorana ama practice dukorana ama sortie tuvuga ubutumwa hirya no hino mu ntara cyane muri Kigali twatusanga dukorana ibiterane muri Kigali dukorana cyane ukomereza abantu pilote sibyo ese kugenda uva mu itorero rimwe ujya muri ibyo byose uza uhasanga abandi baririmba ntabwo habamo ikintu cyo kuvuga ngo uje ari umuririmbyi nawe usanzwe wiririmbamo uraje mwatse mikrofone cyangwa ucuranga na piano uraje umukuye kuri piano urayicurangiye ntabwo wajyazamo ikintu cyo kumvikana tuvuge nimba uvuye nk'umuhanga ugirwa amagana ntiwasanze abaririmbyi uvuye Rwamagana tuvuge uvuye Rwamagana uza muri Kigali mu itorero
ryari Kigali cyavuye muri gitoro rya Kigali uje hano muri Espoir ntago ni gute byitwaramo uhasanze abandi baririmbyi kugira ngo mubashe gukorana hari abantu benshi biza kubera isomo biza kubera nk'isomo akavuga ati nanjye nzamenye uburyo nimba bibaye ngombwa ko nimuka nabaga Kigali ngiye Kibungo asanze abaririmbyi nzajya amenya uburyo mbyitwaramo gute. Yego urakoze. Ni iyo muri urwo rugendo nabayemo ikintu cyamfashije kuko ubundi hatari umukabera ntiwabishobora udafite umukabera ntiwabigishoboza. Umukabera agwa discipline muri wowe. Iyo ufite discipline umukabera akwiyobora neza. Nabwiye Imana ngo Mana mpa discipline muba nsanze hariya tuzakorane neza. Urumva muba nsanze Mana impa tuzakorane neza. Yego aho ngiye hose Mana mu bwenge kugira ngo tuzakorane neza. Ubwo Salomo yavuze ngo Mana mu bwenge nta kindi gusabye ubwenge. Sinsabye amafaranga, sinsabye amazahabu, sabye ubwenge. Hari abantu bajya bajya nk'ahantu kubera kubura ubwenge ugasanga itorero nibahuza abaririmbyi ntibumvikana cyane mu matorero ndabizi usanga abaririmbyi ntibajya mu cyane uvuga ngo hari ikintu badafite ubwenge n'ugusaba Imana ubwenge bagasaba Imana ubwenge. Icyo nababwira mwege mu nkurikiye abacuranzi cyane aba worship leader nimba uvuye mu cyacu ugiye mu yindi cyacu saba Imana ubwenge. Nibuke ko Salomo yavuze ngo Mana ubwenge usaba Imana iguha ubwenge. Iyo ufite ubwenge ugira discipline. Yego discipline ukamenya uburyo ukorana n'abandi bacuranzi uburyo mubana ibyo mukorana. Yego discipline irakenewe cyane mu bacuranzi cyane n'abaririmbyi irakenewe. Discipline irakenewe kabisa bituma ukorana n'abandi baririmbyi n'abandi bacuranzi. Iyo udafite discipline umucuranzi uri umuririmbyi byumvikana ahantu hose muri n'ukuri kandi Nzungu utagira discipline sorry guca mu ijambo niyo naba nkurusha ngomba guca bugufi imbere yawe kuko uje uhamusa kuko nje mpagusanga niyo naba nkurusha experience ngomba guca bugufi imbere yawe. Ni ukuvuga ngo waciye bugufi ahantu hose wagendaga urya cyane warabanza ukabanza mukorohera. Nakubwiye ngo iyo ntaza kugira ubwenge bw'Imana ntabwo nari kubyishoboza ahubwo nagize ubwenge bw'Imana. Ni Imana niyo yanshoboje kugira ngo mbane nabo nsanze aho ngiye. Imana yagushoboza umwuka wera unasenga. Yego unagira discipline nawe cyane. Yes kanda kumvishije urakoze cyane kumvishije buriya nukuri araza kukandika muri comment. Yego ngaho komereza waje kugera hano Espoir. Nakubwiye ko rero hari abantu baba muri Espoir benshi twari tuziranye bisanzwe duhora tukorana umurimo w'Imana mu ma studio mu ma practice menshi mu mavuga butumwa n'ubundi naje mpasanga inshuti. Ntago naje nk'umuntu uri aho gusa utazi ahanagiye. Naje nisanga mu rugo hari mu rugo n'umushumba pastor hano kadahanari yubahwe nawe ndamukunda cyane yubahwe ni inshuti yanjye. Nitwasanga twuziranye ni inshuti yanjye cyane rwose. Igeze kuza kubwiriza umunsi umwe rwamagana muri Zion Temple baba we umuro waratse neza byari bimeze neza aratubwiriza ndabyibuka yigeze kubwiriza ijambo rivuga ngo sinzarigibagirwa babwire namwe mudukurikiranye yabwirije ijambo aravuga ngo ugomba gusiga ukarekura nimba winjiye mu murimo w'Imana injiramo neza. Akaguru kamwe ntuzana akaguru kamwe hano ngo gashyira ahandi amaguru yawe yose azemo aravuga ngo ugomba gusiga ukarekura. Ntufata akaguru kamwe ngo gashyire hanze akandi kaguru kajye mu rusengero. Iryo jambo ndafashijwe akaguru kamwe ugashyire hanze akandi kazanye mu rusengero. Icyo gihe bigirije ari ku cyumweru. Ni ukuvuga ngo se yashatse kuvuga ko ushobora aho gufata akaguru kamwe ugashyire hano akandi ugashyira wafata amaguru yombi ugashyira cyangwa se ukayasohora. Bishatse kuvuga ngo nimba uje mu murimo w'Imana ukorera Imana ngwino wese cyangwa ureke niko Bibiliya ivuga ngo
uwanduye nagume Nagume yanduye yanduye. n'uwezwa agume yeza nagume lodeva ariko ndanezera era kolasa mana urakoze Yesu nimba wera gume were numba ushaka kwandura gume wandure iryo jambo bishop yigeze kurivuga kuko bishop wacu hano Masengo Masengo bishop Masengo yararivuze nukuri nimba wanduye gume wandure ije no kukiganira iki kintu kabisa nimba wandure gume wandure nimba wezwe gume wezwe hari abantu hano hanze urumva hari abantu hano hanze hari abantu hano hanze bategereje kureba ko twera bakeneye kutubona bakabona kwinjira rero babona uri hano akagurukamo karaba babona barabatse turinjira dukora iki ko mbona n'abariye nabo badahinduka ugasanga umuntu yahindutse ari mu itorero ko ntahinduka ntakizwa ari hano hanze reka mbabwire neza ugasanga umuntu ari hano hanze ni umuririmbyi ni umucuranzi ni umuvugabutumwa niki ariko ugasanga amaguru ntiyayafashe ngo iryo jambo bivuze ritumye numva iryo jambo riramfashije yo urumva iryo jambo rarivuga nimba umuntu aje mu rusengero nazi wese siko nawe ubyumva cyane nimba umuntu ari mu rusengero naze tumone ngo ari mu rusengero tuvuga ati uyu muntu nuko arera uwanduye nagume yandure uwezwa nagume yezwa kiraho kuko ndabyibuka yaravuze ngo koze Imana kaduravuga ngo hari abantu cyane cyane avuga baririmbye iribanze ku baririmbye cyane nibo baribanze kuko tumi kiganiro cy'abaririmbye kubanya no guhimbaza nicyo kiganiro turimo aravuga ngo hari abaririmbyi benshi baririmba bava mu rusengero bakagenda bagafata inzoga bakanywa inzoga akajya mu tubyiniro abaririmbyi baririmba mu tubara ariko abaririmbyi barima mu rusengero mu rusengero niko yavuze icyo gihe birashoboka cyane ngewe ntago birambaho ariko ni ibintu tuboresha amaso nanjye hari abonzi benshi batangiye umurimo w'Imana bakora baririmbira Imana ariko barangiza basoza nabi nimba hari umuntu uzi ujya uririmba akananywa n'inzoga akaza musengera akaririmba uwo muntu ukamumenya kubera icyo utamubuze abantu ari benshi kandi urabwira bakanga urabwira ati ntukajye unywa inzoga icyo gihe iyo ubashije kumugeraho ukamubwira wowe waramubwira atakumva akareka wowe upfa kuba usohoje ubutumwa bwawe nta kindi ntabwo dushaka kugenda dutambuka akantu akunda kureka tukongereho umuntu uzi ko ari umuramyi w'Imana aba mu rusengero akaba ajya agera hariya gutya agakubita akibeta akanywa ku kantu akanywa kariya akayoga ngo utonze urutoki ni ukuri ndakubwiye rwose ureke uwanduye nagume yandure uwezwa nagume yandure umuririmbyi umwe yaravuze ngo ahari bwaba ari bwo bwa nyuma umva aya magambo ndanezerewe uwo muririmbyi yaririmbye iyo ndirimbo ndumva ndamukunze cyane ntumva iri jambo mvuze ubu ntumva ko mbivuze ndavuze ngo uwanduye nagume yandure uwezwa nawe nagume yezwe noneho arenga akantu nakunze ahari bwaba ari bwo bwa nyuma wumvishije iri jambo mvuze haleluya zamura Imana icyubahiro nawe uri kudukurikira ahari bwaba ari bwo bwa nyuma wumvishije iri jambo umuntu akubwiye ngo kizwa va muri ibyo ngibyo nukuri buriya hari abantu baganira gutya nk'uko twaganiriye ariko ukabona nk'umuntu abyungukiyemo usanga nk'umuntu yari yarabuze uko yakira Yesu umwami n'umukiza kubyatura akavuga ngo ubu uyu munsi ndemeye nkurikiye Yesu ndamwakiriye mu buzima bwanjye ankure mu gitabo cyo kurimbuka nandiko mu gitabo cy'ubugingo ugasanga iryo jambo araryatuye ararivuze rero nk'ubu turi kuganira ugasanga hari nk'umuntu ubivuze nimba hari umuntu uri muri mwebwe azaze hano Foursquare hari abashumba naho uri hari abandi bashumba ariko aho ngiye nkorera umurimo w'Imana ni hano muri Foursquare hano hari abashumba uzaze bakwatuze wakire ahari bwaba ari bwo bwa nyuma wumvishije ijambo ndivuze ntuzi ejo bundi ko bizaba bimeze reka twikomereze ikiganiro kari agaciyemo
n'abaririmbyi nabo bagende babireke nimba ari umuntu unywa inzoga rwose ntago byumvikana ibyo ntabwo byumvikana nimba ari umuntu ubikora ashobora kuba aririmba ariko ataramye kanga ufashe aho ngaho mukozi Imana nimba biragayitse kubona umuririmbyi kumubona imbere y'abantu ubundi nakubwiye ko yuri umuririmbyi n'ubu utwaye vola ubu uri kuri vola ni wowe uyoboye abakristo ibyo ukora hari indirimbo ivuga ngo sisi ni barua ya kusoma na watu wote mu Kiswahili iravuga ngo wewe ni barua watu wote wanakusoma matendo wewe ni barua watu wote wanakusoma matendo wewe ni barua watu wote wanakusoma sisi ni barua ya kusoma na watu wote baba anawe tushangilia katika Kristo wewe ni barua watu wote wanakusoma komereza aho ngaho sisi ni barua ya kusoma na watu wote ya kusoma na watu wote biravuze ngo twebwe turi inzandiko dusomwa n'abantu bose ako karagaciyemo twikomereza ku muhamagaro wawe urumva ku muhamagaro wawe turi kugenda dukuramo ibintu byatuma abantu ndafashijwe ukavuga ubuzima bwawe ariko ndafashijwe ubuhamya by'uburyo wakorera umurimo w'Imana hari abantu benshi bifasha ndugu yangu nk'ubu nakubwiye ngo ngwino nyabuna hari abantu bagukeneye utaramira abanyarwanda ngwino numva ko wari ufite izindi gahunda ariko urabona ko kuza kwawe byari bifite umumaro gaho dukomeze tubwire turangirize tugana no ku musozo twebwe turi inzandiko somwa n'abantu bose niho twari tugeze ku baririmbyi baririmba ariko bavanga narivuze ngo tubareke sibyo ahubwo narimvuze ngo dukomereze harya ukuntu waje i Kigali yarakoze cyane wavuye mu ntara wavuye i Kigali harya wari wavuye mu Rwamagana uza mu Kigali ariko ndashaka kuvuga i Kigali uza mu ifoso waje gute naje gute wari utagiye kunsobanura ko hari abantu b'inshuti zawe bakuzanye yego barahari navuze ko nyatari ngombwa kubavuga so nuko rero nakomeje kuko twakomeza kakatubana twarabanaga mu murimo w'Imana bisanzwe tubana turirimbana kenshi tubana mu murimo w'Imana mu masorte menshi twagiye mu bitaramo byinshi duhura mu studio cyane so numva ko nanjye ari ngombwa ko bahora bambwira ntabwo ataboretse nzababwira ntago ndiyumvamo ko nahindura ariko igihe kizagira nkabwira gutyo bahora bambwira buri munsi bambwira ariko kuko barabashibanye n'ubundi dusangira ibintu byose so igihe kiragira rero nza kwisanga Foursquare Church niho nisanze kandi ndabashira ubu niho nkorera umurimo w'Imana niho mbarizwa niho ndi gukorera umurimo w'Imana niyo address niyo nkora umurimo w'Imana nta handi amen urakoze cyane kudusangiza turugana ku musozo ese hari indirimbo umva watubikura umuririmbyi ari neza uririmba ntunasohora n'indirimbo wenda tuzagenda tubagana n'ibindi biganiro turacyagukinira cyane wenda turabigurira no mu makomantere twumve ko hari ibindi bibazo bakubaza ibyo bagenda bakubaza uko bagenda no kubaza nibyo tuzagenda tugutumira ugaruka udusobanurire neza unabasubiza ariko hari n'ibindi byinshi nagiye nce ku ruhande kubera umwanya ariko kubera ko tubwiye kuri muri huta niyo mpamvu ubundi turi gukora ibintu byose so ndashaka utubwire none sasa umuririmbyi uririmba muri church gusa cyangwa ushobora kuba wanajya muri studio ufite indirimbo ziri zasohotse kuri YouTube channel yawe warasohoye indirimbo bimeze gute hari izo uri guteganya urashaka kuzikora wenda nturabitangira bimeze gute umuntu agushaka kumva indirimbo zawe ibihangano byawe ahimbye bigenda gute yego urakoze cyane nko bivuze ntabwo
mfite YouTube channel ndayifite ariko ntabwo ndashyiraho ibihangano cyangwa se indirimbo zikoze muri studio. Nicyo nshaka kubwira abanyarwanda badukurikiye cyangwa se n'abandi, ndimo ndabitegura. N'ubu hari indirimbo ifite muri studio itararangira, ndimo ndabitegura. Ntabwo ko umuntu agenda afite ubushobozi, abona ubushobozi niko agenda abikora neza. So izo ndirimbo rero zirahari, ziri gutegurwa, ndimo ndazitunganya neza. Mu gihe gito cyane muzazibona nta kibazo kabisa, muzumve. Murakoze cyane. Murakoze mukozi Imana rwose. Urumva ukuntu njya nkumva uririmba, ngira amatsiko yo kumva indirimbo yawe ku giti cyawe uri kuririmba imizi gute. So igihe gihe n'uyizana rwose uzatubwire, tubwire abanyarwanda yuko iyo ndirimbo yageze ku mugaragaro. Tugana ku musozo rero, wabwira inshuti, abavandimwe, abagukurikiye, wabwira iki abaririmbyi, ubwire abantu bose, ubwire abaririmbyi, ubwire umuntu wese waba ukuzi uririmba, ariko cyane cyane umuririmbyi. Turi kwibanda cyane ku baririmbyi, abakozi b'Imana, abaramyi. Wababwiriye inama muri rusange kugira ngo wagere nawe aho ugeze yuko uririmba nawe ukumva amavuta y'Imana ari kuza. Hari abantu buri baririmba hano hanze bakumva nta, nabo ubwabo bakabyumva ko nta mavuta. Hari umuntu uririmba kumva ko nawe ubwe nta mavuta ari maraza. Ariko nawe nimba wowe uririmba koko kumva amavuta y'Imana ari kuza, niye nama, ni iki wabwira umuntu uri kutwumva, umuririmbyi uri kukumva? Inama nagira abaririmbyi bagenzi banjye, ni inama imeze uku. Ndashaka kubabwira uyu murimo dukora ni umurimo ukomeye. Abantu benshi babazi ngo kuririmba buje kuririmbira umushumba w'itorero. No, umurimo dukora ni wa data. Data ahantu ari yubahwe mu ijuru, ahantu ari yubahwe cyane. Data ahantu ari mu ijuru yubahwe n'ukuri. Dukorere data tubikunze n'umwete wacu wose, kuko azaduhemba. Niwe uzaduhemba. Nukorera umushumba wange azaguhenga ngo niwe uzaguhemba. Hari n'abaririmbyi baza kuririmba bataza kumva ko ngo ninanjye kuririmba se ngo umushumba sarampiki. Umenye ko umurirahureho umuvumo mubi. Ngwino ukorera Imana, uzi ngo ni Imana, udakorera umushumba. Uzi ngo ntago ndi gukorera Imana, ntago ndi gukorera umushumba runaka, ndi gukorera Imana. Ngo nuririmbe n'ubushake bwawe bwose, tuzabihemberwa. Ikindi nababwira cya kabiri, tubikora dusenga, dukunda gusenga, dukunda ijambo y'Imana, dukunda gusoma ijambo ry'Imana. Nababwiye ko mu bintu byatumye nkunda worship cyane, narushijeho no gusoma ijambo ry'Imana nkabikunda. Niyo kintu cyatumye mbikunda cyane. Nawe ndagushishikariza yuko ndakwingize kugira ngo nawe ubikunde, usoma ijambo, usenga. Yes. Arakoze umukozi w'Imana Sepoli PILOTE, turamushimiye cyane. Rero we warukurikiye ikiganiro cyangwa se izi nyigisho cyangwa se irivuga butumwa cyangwa se uyu mwanya wo kuramya no guhimbaza twari turimo. Turavuze ngo wagize neza kudukurikira. Twabazaniye umukozi w'Imana Sepoli, yatuganirije. Ejo bundi tuzagenda tubazana n'abandi, mugende mwandika ku makomantere. Nibyo turabasaba cyane. Hari abantu umuntu ajya asaba mu by'ukuri ntimubyumve neza, ariko reka nzamure neza mikrofone munyumve neza. Espoir, uri kunyumva neza? Mwumve iki ikintu bita subscribe. Nukuri ni inkunga ikomeye kuri wowe uri kureba no gusharinga. Nukuri iyo ni inkunga ikenewe. Sinavuze cyane kuri channel yacu ya United Brothers. Tugiye kuzatubazanira ibiganiro, tubazanira abantu mushaka, uwo muzakenera, muze mwandika munsi. Muvuge ngo dukeneye umuntu, muvuge ngo dukeneye mutuzaniye umuntu nawe tumenye ubuzima bwe, tumenye amateka yiwe, tumenye akazoza kiwe, tumenye ubuzima bwe. Nukuri rwose turebasabye, ni inkunga ikomeye, turebasabye
kuri iyo channel ya United Brothers muyikoreho subscribe. Umuntu wese uri kureba akabona ko atayikozeho avuge ngo ari ukuntu ntakoze. Buriya iyo tugiye gutangira, iyo turi kubasengera ntimubizi, turicara tugasenga tukavuga ati umuntu wese wakoze subscribe, man buri uko dusenze sinza ndeka gusengera abantu bakoze subscribe kuri channel ya United Brothers, kuko nta kindi turazanira indirimbo murazibona nyinshi. Twagiye dukora indirimbo zitandukanye, harimo dufite amashimwe abisiraheli, harimo nta kinanira Imana, harimo n'izindi nyinshi na thank you Lord mwarayibonye ejo bundi. Indirimbo nyinshi n'ibiganiro ibisirimba tugenda tubagezaho. Nta kindi rero kidutera courage nuko abantu mugenda mukora subscribe, biradufasha bitwereka ko ibyo dukora hari icyo biri gukora ku buzima bw'abantu. Rero turabashimiye, tubasaba ama comment ibitagenze neza, ibyo muzazamubona ni mwebwe, turi hano ku bwanyu, nta kindi gitumye turi hano nuko ari mwebwe, nuko muhari. Mudahari nukuri ntago twabazanira abantu, mudahari ntago twaza ngo tuvuge iki kintu. Kandi Imana ibaho umugisha aho muherereye hose. Turabasuhuje abakozi b'Imana, turashimiye cyane cyane ahantu turi kuri Foursquare. Espoir ndagira ngo arimo arabibereka neza, itorero ryiza cyane, ahantu heza, ahantu umuntu agera agasenga, ushobora kuhagera isaha 24 hours bafunguye, ukinjira ugasenga, ukaramya Imana, ukaryama, ugasinzira mu mbaraga z'Imana. Aha ni ahantu ugera imbaraga zawe zikiyongera mu buryo bw'umwuka ndetse no mu buryo bw'umubiri. Hano nta kintu wahaburira. Imana iguha umugisha, Imana ibaha umugisha cyane cyane. Hano nibagiwe, Imana iha umugisha rwose abashumba bacu, Imana iha umugisha abadufashe, Imana iha umugisha Espoir kuri kamera, Imana iha Espoir buriya nubwo ari kudufata kuri video gusa yagufotoye yagufotoye, nta wundi muntu wagufotora. Hari amafoto menshi, amafoto yanjye menshi n'ujye yamfotora, amafoto yanjye menshi kabisa. Turareba niba aza gufotora. Reka muraza kuyibona, muraza kuyabona amafoto yadufotora. Ni umuhanga kabisa gufotora mu birori, anniversaire, ibintu byose. Ni umufotographe mwiza cyane. N'abantu bose no kuri sound Costa turamushimiye, nawe wari uri kuri sound turamushimiye cyane. Ibintu byose twakoze ni kubwanyu, ni kubwabo, nta kindi twakwitura usibye kuvuga ngo Imana ibamugisha abantu mwese. Imana ibamugisha rero naho ubutaha kubwanyu. Rero reka turirimba akantu gatoya ariko dusorezaho turamya Imana n'umukozi Imana PILOTE dusoreza. Imana ibamugisha. Rabagirana muri twe isi menye uriho, reka ijuru rishime. Mana yacu ni nziza ikwiye gushima. Haleluya, urakwiriye. Haleluya, urakwiriye. Urabagirana muri twe isi menye reka ijuru mwami, reka ijuru rishime. Mana yacu ni nziza ikwiye gushima. Haleluya, urakwiriye. Haleluya, haleluya, turagushimiye mwami, turaguhimbaje, tugushimiye ko uhambaye, urakwiriye mwami. Nta rindi zina rikwiriye gushimwa n'izina ryawe Yesu wapfuye ku musaraba ukazuka. Nta rindi zina rikwiye guhabwa icyubahiro n'izina rya Yesu wabambwe akazuka ku musaraba. Niwe turata,
niwe tuhimbaza buri munsi, niwe turamya. Urakwiriye mwami, urakwiriye mwami, urakwiriye mwami, urakoze ko wabanye natwe muri iki kiganiro mwami, urakoze ko waduhaye agahe keza ko kuganira ku ijambo ryawe, urakoze ko wabanye natwe uyu mwanya. Turagushimiye ko watugiriye neza ukaduha agahe keza, ukaduha klima nziza nk'iyi ngiyi. Turabigushimiye mwami. Dushimiye umukozi wawe Nzungu wadutumiye akaza ngo tuze tuganire ku ijambo ryawe, nawe umugisha ugire neza mu byiyo byose ubyinjiremo. Mpamagaye izina ryawe ku buzima bwe, mpamagaye neza yawe ku muryango wiwe, mpamagaye neza yawe ku mufasha wiwe wamuhaye, mpamagaye izina ryawe kuba avukana nabo bose mu izina rya Yesu. Urakoze kubikoze, urakoze kuri Imana, urakoze kubyumvishe. Senge twizeye mu izina rya Yesu.